nyuma y'imyaka arenga myinshi cyane ntaza gusenga, naraje ndakubona uri kubyina, uri muri kohari, ari we muyobozi wa korari. Nifuza kutaguha attention because sinifuzaga ko ibyo nkora mbizana no muri church. Byibuze navuga ati Ben, please Ben, respect church. Ndwana n'umutima, and I was like, okay, I respect it on that time. And mesi irangiye ndakurikira inyuma yawe, ndagukora ku rutugu urikanga, and buhindukiye ndavuga bite, ndagusuhuza, tugenda tuganira, ugeze imbere urakomeza. Ntabwo twari dutashye muri quartier imwe, ntitwanavuganye n'ibintu byinshi. I remember ndakureka urataha, ariko mu by'ukuri ntabwo ngiye icyo gihe nakuretse. Wowe uzi ko nakuretse urataha, ariko ngiye naragukurikiye kugira ngo ndebe iwanyu. Ndahabona ndataha, nyuma nza kuza ndakomanga, urakingura. Ndibuka ko icyo gihe nawe wakinguye, enda ukimbona urikanga, uravuga no, aho wabwiwe n'iki? Nduzi no, narangishije ndajya mvuga umukobwa mwiza ibiki, uraseka urumirwa, ariko mu by'ukuri nari naragukurikiye ndahabona. Makaribu nsanga mama na papa, ndabasuhuza. Turaganira, baranankunda, bakunda umusore mwiza witonda uzi kuganira. Muranyakira, amafunguro meza teguye neza. Nyuma biba ngombwa ko amasaha yo gutaha agera, bisaba kumperekeza, turatahana. Uramperekeza, nkwereka aho mba, uragenda. Ngeze mu rugo ndakwandikira nkohereza SMS, nkubwira uko nishimye, nawe urambwira wishimye. Gusa uransaba tuvugane kuri call, turavugana kuri call. Icyo gihe nari ndyamye ku buriri, and I was nari closing amaso yanjye, tuvugana. Was like numva ari best moment. Nyuma nza kukubaza niba uri single, and then you tell me yuko uri single, and ndavuga ati okay, ndavuga ati nibyo, nanjye ndi single, nyine gushaka umukunzi, wampa umukunzi umeze nkawe ukajya useka, ariko mu by'ukuri yari amayeri yo kugira ngo nkubone. Kubera ukuntu wabonaga nkwitaho, mbwira icyo ushaka nkakizana, nkakora uko nshoboye, wageze aho ugwa mu mutego w'urukundo, ugwa mu mutego wo kunkunda. Maybe icyo gihe wari uzi ko ubonye umuhungu ko kugukunda, ariko ndajya nkubwira ko ibyo byose nagukoreraga nabaga nabikoreye n'abandi.
uko kose wabonaga nkubwira nabaga nabikoreye n'abandi. Yewe niyo wamperekezaga utashye natambukaga metero 2 nkahita mbona undi mukobwa nawe nkamuhagarika. Numvaga nta kintu cyiza nko gukina n'imitima y'abakobwa no gukina n'imitima y'abagukunda. Nyuma nza kugushyira mu rukundo, urankunda bi serious, ndabibona. Ndabyibuka umunsi umwe hari concert, twarajyanye muri concert. Ngiye icyo gihe nambaye ingofero, urambwira kubera icyo wambaye ingofero? Kubera ko nari mbizi ko aho tugiye nshobora guhurira n'abandi ba girlfriend banjye. Aho ntiwari ubizi, nashyizemo ingofero kugira ngo naza kugira abandi bambona. Kandi koko nibyo nahuriye n'undi mu girlfriend wanjye, ariko ubu ntiyambonye ko naramwishe. Icyo gihe kuko nambuza akanya gatoya nzakugera igihe ndagaruka. Ndakubeshya nanagiye kuvugana n'umuntu kuri call n'ibishyu byose. After that, ku munsi wa mbere nkusomesha no ku nzoga. Kubera akarimi karyoshye nari mfite, and then wabuze uko bigenza ndibirangira isuku zimuye fo. Ku munsi wa mbere umuntu wo muri korali. I'm sorry. I'm sorry. Kanyana, I'm sorry. Mu by'ukuri ubu ngubu nibwo numva uburemere bw'ibyo nakoze, bw'ibyo nagukoreye, bw'ubunyamaswa nagukoreye. And umaze kunywa ku nzoga urasinda. Usaba yuko ubeshya famiye yawe, ubeshya aho wagiye. And then urabahamagara babeshya ko ari umushuti wawe wagiye gusura. Bibaye ngombwa kuri burareyo. And then kubera ko mu rugo bakwizeraga, and they said it's okay. Ariko yose yari imipango yanjye. Handi nyuma turatahana. Byibuka mu gitondo ikintu wambajije ni kimwe, ese koko urankunda? And I said I do. Ndakubwira ati ndagukunda. Mbisubiramo 3, yewe 4, yewe 5. But it was not rare. Kubera ko nkuko ubizi, uwo ni umunsi wa nyuma twongeye twanahuye, ni nawo munsi wa nyuma twavuganye. Waje kumbura. Kubera iki dukina n'imitima y'abantu? Byakurikiyeho nuko numvaga mbaza abantu bamwe bambaza ati ariko kanaka yarakubuze, kanaka ariko was like ubu tuvuga naciye imyaka 3. Ubu nibwo ndi kumva akababaro n'agahinda naguteye. Ubu nibwo ndi kumva uburemere bw'ibyo nagukoreye. Ubu nibwo ndi kumva but I'm sorry.
sinzi niba ufite umukunzi ubu ngubu ariko niba ufite ndabifuriza ibyiza byose kubera ko uri umukobwa wo gukundwa, umukobwa ukunda Imana, ukunda n'uwo yakunze, utari indyarya. I wish you all the best.